Ubujura bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga buri mu bibangamira ituze n'umutekano by'abaturarwanda kandi bikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu, akenshi bigatizwa umurindi n'ababigura hanyuma nabo bakabicuruza mu maduka acuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byakoreshejwe bizwi nka occasion. Ibi byatumye polisi y'u Rwanda ifatanyije n'izindi nzego bireba bakaza ingamba zo guhangana n'abijandika muri ibi bikorwa. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ingaruka ubujura bugira cyane cyane ku mutekano w'abantu ndetse n'uruhare rwa buri wese mu kubirwanya. Turaganira na bamwe mu bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byakoreshejwe, turumva kandi umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi RICA ndetse n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Dutangira iki kiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aratubwira byinshi kuri ubu bujura, impamvu zihishe inyuma y'izamuka ryabwo ndetse n'ingamba zihari mu guhangana nabwo. Ubujura bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga, amatelefone, smartphone, computer n'amateleviziyo. Nyuma y'ubugenzuzi twakoze twabonye ko kimwe mu kibitiza umurindi ari ukubera ko hari aho bigurwa. Bivuze ko rero umuntu uwo ari we wese ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga agurisha adasobanura inkomoko yabyo, atabasha kugaragaza aho bikomoka, ibyo bikoresho biba bikekwa ko ari ibijurano. Mu minsi tumaze dukora akazi mu bikorwa byacu bya polisi, tumaze gufata abantu bageze kuri 21. Twibuke ko amabwiriza y'ikigo cy'ubugenzuzi cyitwa RICA agenga ubucuruzi bw'ibikoresho by'amashanyarazi n'iby'ikoranabuhanga byakoreshejwe. Icya mbere asaba ko ubicuruza wese agomba kuba byemerewe, agomba kuba yarandikishije. Bivuze ko umuntu wese uri mu bucuruzi bw'ibikoresho agomba kuba afite icyemezo kimwemera kubicuruza. Kugira ngo abashe kubicuruza nuko biba bifite fagitire y'aho yabiguze n'uwabimugurishije, cyangwa afite amasezerano n'uwabiguze agaragaza umwirondoro w'abimugurishije. Ariko n'aba batekinisiye guhindura serial number n'icyaha, kuko ni kimwe mu bigize ubujura. Wabikora wese hari ibyago by'uko yakurikiranwaho icyaha cyo guhimba cyangwa icyaha cyo kuriganya. Bamwe mu bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byakoreshejwe nabo baratubwira uko bazi ubu bujura ndetse n'uruhare rwabo mu kuburwanya. Baranatanga kandi inama kuri bagenzi babo bijandika muri ibi bikorwa. Ngewe urugero naguha iyo umuntu anzaniye nka telefone ngo nyigure, cyambere ndeba yuko telefone ari iye, hareba uko niba ari we wayikoreshaga. Iyo nsanze iyo telefone atariye ndayifata tugeta tuyijyana kuri RIB. Dukorana rero n'inzego za leta, nubwo hari bagenzi bacu bashobora kuba babikora, ariko babikora nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko ya koperative. Iyo dusanze waguze ibintu byibwe, amategeko ni uguhita tukwirukana muri koperative tukagushyikiriza n'inzego zibishinzwe. Urabona nk'iyo umuntu anzaniye telefone, ikintu cya mbere aranza afotoza irangamuntu. Iyo amaze gufotoza irangamuntu, hano hari fomu yuzuza. Iyi fomu ibiriho amazina ye, nomero y'irangamuntu n'itariki yaguriweho n'imidugudu byose, tugashyiraho n'ubwoko bwa telefone azanye. Dufite na rikodi. Iyi fomu iyo maze kuyisigarana, dufite n'indi rikodi hano. Izi rikodi aba ni ababa baragiye bazana amatelefone, n'aha turaharikodinga tukabibika, tugasigarana n'uyu mwirondoro, ku buryo ubutekereza ukavuga ati uyu mwirondoro, iyi rikodi ibuze twaba tubifitiye iyi ngiyi. Ubu twashyizeho ingamba zigiye zinyuranye ku buryo hari ibintu umuntu agenderaho. Wenda ishobora gucamo ikagucika rimwe, ariko ntibyavuga ngo ni umucuruzi wabikoze ku bushake. Niyo binamenyekanye ko ari umucuruzi ukorana n'abajura gutyo, sibyo ko bitakibaho cyane, ntabwo twagumya kumugumana. Umuntu utiza umurindi ubujura ntabwo twagumya kumugumana. Gusa biracyari imbogamizi nyine, ntabwo umuntu utwihishamo, umuntu akaba yayiba akaza kuyigurisha mwaho. Ikintu cya mbere, inzego za leta zirakanushye, ntabwo zicaye. Ikintu electronique nka telefone cyangwa laptop ntabwo wakiba ngo giheze
bitewe n'inzego zihari, sisiteme ihari yo kubishakisha kandi bikaboneka. Umuntu wese wumva rero ko azakirira mu bijurano yaba yibeshye cyane. Icyiza gihari ni uko wamenya ngo niba nkorera hano curuza telefone za okaziyo ukagura mu buryo bwemewe buzwi. Leta ntabwo izaza kuguhiga ngo gucuruza okaziyo, ariko gura mu buryo bwemewe utari ubujurano. Niba kinakuguyeho ariko ufite uburyo bakiguzemo bugaragara, atari ukuvuga ngo mfite abajura nkorana nabo muragenda mwibe muzane. Umuntu wese rero yaba ukoreramo hano cyangwa no mu rindi soko n'ahandi no mu gihugu no mu kindi gihugu, kuko amasoko ni menshi mu gihugu, nibirinde ibijurano. Niba umuntu azanye ikintu ubanza urebe ngo ikintu ni cy'umuntu yagikoreshaga bingana iki, unakinyuremo urebe, kuko hari uburyo bwinshi burya bucekinga ko ikintu ari cy'umuntu. Ni gute umuntu ase aza telefone nta kintu kiyirimo kigaragaza ko ayikoresha, nta fagitire afite, nta kintu, aho nawe uba wamutije umurindi. Buri muntu wese rero akwiye kujya akora igenzura ryimbitse. Ibijurano tubyirinde kuko birahombye, biranahombye. Usibye no kuba bagufata bakanagufunga, biranahombye kuko niba uyiguze ari injurano ejo bakayifata ukayitanga, uwayikuguriye nawe ukamwishyura, ubuhombye kabiri. Usibye no kuba byaguhombya bikaba byanagufungisha, kuko bayigusanganye rimwe kabiri gatatu kane, cyangwa se bikamenyekana ko ukorana n'abajura, ntabwo bazagusiga nawe. Dukwiye rero kunyuza ibintu mu mucyo, iby'ubujura tukabireka, kuko iyo bakwibye telefone birababaza cyane. Koperative nk'uko mubizi iba ifite amategeko igenderaho n'amabwiriza agenga abayigize. Nk'uko natwe abanyamuryango bacu ari abacuruzi, hari amahame cyangwa se amabwiriza twabahaye bagomba gukurikiza mu mikorere yabo, cyane cyane adufasha mu kugera kuri ya ntego yacu yo kurwanya ibijurano. Twashyizeho gahunda y'uko igicuruzwa cyose cyinjiye mu isoko rya koperative kigomba kugira ukizanye, agomba gusiga umwirondoro ugaragaza ko ari iki, akadasigira umwirondoro we, amazina ye, nimero y'indangamuntu, aho atuye, bega wa mwirondoro w'ibanze haramutse habaye ikibazo byatuma byibura n'umushaka cyangwa iperereza rigeraho rihera. Hari telefone nyinshi dufata tugizeho ikibazo, ndetse ugasanga binabagaragara ko telefone ari injurano, kuko dufitanye imikoranire ya hafi cyane n'inzego za polisi ndetse na RIB. Hari uburyo dukoranamwo twuzuzanya, batuba hafi cyane natwe, kuko tugize ikibazo turabiyambaza kandi bakadutabara. Kandi iyo tubonye telefone udasobanukiwe cyane, nk'itelefone zirimo y'amapassword, ama-iCloud, ugasanga umuntu ntabwo ayizi. Iyo tumajije ugasanga ntabwo ayizi, abantu tugira amakenga, tukiyambaza inzego zibishinzwe tukamushyikiriza. Koperative ihuriyemo abantu benshi bamaze igihe kinini cyane bakora mu muhanda, bakora mu buryo bw'akajagari, bakora mu buryo mbega butemewe n'amategeko. Urumva kugira ngo uwo muntu uzajye kumuhindura imyumvire byaruhije kugira ngo uwo mwanya ahite yumva asobanukirwe umurongo mugiyemo awubahirize. Nibyo kuko ntabwo ari 100% mu banyamuryango bacu, hari igihe bigaragaramo, ugasanga kenshi tukabimenya igihe nka polisi hawe nko utarakinga telefone ukuntu baramutwaye, ugasanga uwo muntu afite telefone yari afite ahishe ariko itazwi muri dokima za koperative. Kuko kenshi abona twashyizeho ingamba, dufite abashinzwe umutekano, abasekirite ndetse n'abakozi ndetse natwe abayobozi, hari igihe twikorera umukwabu natwe ubwacu tukazicekinga mu masende yayo mu tubati twabo, iyo dusanze itanditse tukamuhana. Ndetse ubu twamaze kuvugana nabo ko uzafatana telefone inshuro 2 zitanditse zitari muri data za koperative, inshuro 3 zatuma inzego z'umutekano zimubaze impamvu, ndetse niba ngombwa tumwirukane muri koperative. Umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi RICA, nawe aratubwira uko babona ubu bujura ndetse n'icyo bakora mu guhangana nabwo. Nk'uko RICA biri mu nshingano zayo mu gutanga ibyangombwa by'ibi bikoresho by'amashanyarazi n'iby'ikoranabuhanga byakoreshejwe, mbere na mbere icyo umucuruzi asabwa ni ukumenyekanisha cyangwa kugaragaza urutonde rw'ibyo acuruza, ndetse akagana RICA, dore ko iyo ugiye ku rukuta rwa RICA hari fomu cyangwa icyo nakwita urupapuro rugaragaza ibisabwa byose kugira ngo wemererwe cyangwa kugira ngo uhabwe icyo cyangombwa.
ariko dusaba muri make dusaba umucuruzi yuko agomba kuba yatuzaniye lisiti y'ibyo bikoresho agiye kugurisha. Mu by'ukuri muri abo bose bacuruzi nibo ndimo kuganaho cyane, bacuruza ibyo bikoresho hari benshi twabonye muri bo bahawe icyo cyangombwa ariko kidakoreshwa ibyo cyagenewe. Icyo gihe icyo cyangombwa uracyamburwa ndetse ukanakurikiranwa, ndetse muri iryo tegeko cyangwa iryo bwiriza harimo n'ububasha buhereza ikigo cya RICA gufatira ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa iby'amashanyarazi. Ndanakomeza nshimira rwose polisi mu rwego rw'igihugu rwose mu turere uko ari 30 twabugezemo, kandi urwo rwego ntaho utari, tuba turi kumwe nabo. Hari na bamwe muri Rubavu no muri Rusizi harimo bamwe bibwe y'amatelefoni yabo babasubije, hari niho twari twakoreye ubwo bugenzuzi. Yewe hari n'abandi bari kuri liste tugikurikirana amakuru yabo neza, tugisesengura kugira ngo turebe yuko ibirango barimo kuduhereza n'amakuru y'ibyo dufite twafatiriye bijyanye, kugira ngo turebe ko nabyo twabibasubiza. Ariko urumva yuko ubu bucuruzi bwose burimo ikibazo cy'ubujura cyane gikomeye, ari nayo mpamvu nshishikariza buri muntu wese uri muri ubu bucuruzi kwitwararika, kuzuza no kubahiriza amabwiriza agenga ubucuruzi, kuko rwose umunsi ku wundi turimo kubishyiramo imbaraga cyane. Ubugenzuzi buracyakomeje, ntabwo twahagaze, nubwo n'ubukangurambaga bukomeje, ariko tugomba gushyiramo ubufatanye. Ubwo ndabwira umuguzi, ndabwira umucuruzi, duhanahana amakuru, kandi nongera kubwira n'umucuruzi uwo ari we wese n'aho abonye mugenzi we hari ibyo akora bitubahirije iri bwiriza, aduhereza amakuru rwose ku bufatanye. Mu gusoza iki kiganiro, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda araburira abijandika mu bikorwa by'ubujura buhungabanya umutekano n'ituze by'abaturarwanda. Igihe cyose abantu bagiye kugura telefone cyangwa bagiye kugura ibikoresho, ni byiza ko bazajya baka fagitire z'ibikoresho, kandi izo fagitire bakazibika neza, kuko izo fagitire ziba ziriho amakuru adufasha gukurikirana igihe cyose igikoresho cyo kibuze cyangwa kibaye kibwe. Ni ubwo rero tukeneye ko buri munyarwanda uwo ari wese, buri muturage w'u Rwanda uwo ari wese, ko yita ku kintu cyo kwaka fagitire iriho amakuru yose y'igikoresho aguze mu iduka cyangwa ku muntu uwo ari we wese. Icya kabiri, n'abacuruzi basabwe kwihutira kujya batanga fagitire y'ibyo bacuruje, kuko nabo bibashyira mu mwanya mwiza wo kwitandukanya n'abajura bashobora kuza kugura ibintu byo bakajya kugurishwa ahandi. Icyo gihe nibura natwe bidufasha, iyo waguze telefone ye cyangwa kompiyuta ye cyangwa televiziyo ibuze cyangwa yibwe, byorohera inzego z'umutekano n'izibishinzwe kuba yayikurikirana ikayifata. Ariko n'aba batekinisiye, ari abazikora cyangwa ari abazigurisha mu buryo ubwo ari bwo bwose, akazi kabo ni ugukanika, ni ugukora, ntabwo ari uguhindura amakuru y'igikoresho bashyiriwe. Kubihindura nabyo ntibyemewe. Rero ni ukuvuga ko n'umuturage wese utwaye igikoresho cye, cyane ubwo ndavuga iby'ikoranabuhanga, ku mutekinisiye ngo gikorwe, agomba gukurikirana ngo arebe ko umutekinisiye atagihindura, cyangwa umutekinisiye nawe atakira igikoresho cyahinduwe amakuru yacyo. Ibyo byose nibyo dukurikirana kugira ngo dubashe guca uno muco wo gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga by'ibijurano. Hari umuntu uje agurisha telefoni ye cyangwa agurisha igikoresho cye cy'ikoranabuhanga, ubwo ndavuga kuri wowe mucuruzi w'ibikoresho byakoreshejwe by'ikoranabuhanga, ni byiza guha umwirondoro we. N'aba adashatse kuwutanga, ihutire gutanga amakuru ku nzego zibishinzwe, kuko icyo gikoresho kizaba gikekwa ko ari ikijurano.